Yes, akomeje kubwa neza kandi nizere ko gahunda zawe zakomeje kugenda neza, nizere ko aho uri hose wakomeje kuvibinga kabisa. Wowe mu majyaruguru, wo mu majyepfo, uburasirazuba n'uburengera bwaryo, nizere ko gahunda zanyu zakomeje kugenda neza kabisa. Hanyuma mubwire ngo iyi ni Birashoboka TV Rwanda, tugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni wareba muri sinema nyarwanda, ni wareba aba DJs nabo tugenda tubarebaho kabisa. Tukugezaho amateka y'ibyamamare kabisa ndetse n'amakuru yabyo, amakuru agezweho kandi amakuru ariho, amakuru ameze neza kabisa nonosoye. Birashoboka TV Rwanda nuko dukora twe, nta mikino tuba twifitiye. Hanyuma nari maze kukubwira abakina sinema, aba DJs ndetse mubwira n'abandi bagiye batandukanye kabisa, nk'aba danseri kabisa, abantu bagiye batandukanye, ni mu ngeri zigiye zitandukanye kabisa. Tugenda tukugezaho amateka ndetse n'amakuru yabo kabisa. Hanyuma uyu munsi turaza kugaruka ku muhanzi witwa Roskana nyuma yo gushyira ibaruwa hanze isezera kuri 155 AM. Ni rebo yari asanzwemo, ni rebo yakoreragamo umuziki we kabisa, rebo yamupromotingaga, niyo yabagamo kabisa. Hanyuma aza kugira gutya ashyira ibaruwa hanze cyangwa se press release kabisa yo gusezera kuri 155 AM. Ese iyi yavugaga ngo iki niki cyari gikubiye muri ibi ngibi? Hanyuma niki kabisa 155 AM yo yaje kuba yabivugaho? Ibyo nibyo tugiye kugenda turebera hamwe kuri Birashoboka TV Rwanda. Komeza udukurikirane ukanda subscribe kabisa, twereka ko turi kumwe. Wibuka no gukanda kunzogera kugira ngo gahunda zose tugenda tukugezaho zijye zihita zikugeraho kuri Birashoboka TV Rwanda. Nge ndaje mubwira ukuntu bihagaze, nge ndi Eros. Yego, nkomeje kugwa ikaze kuri Birashoboka TV Rwanda, aho usanga amakuru y'ibyamamare hirya no hino hagiye hatandukanye muri sinema nyarwanda, ndetse aba DJs ni wareba ndetse n'abadanseri modern ndetse n'abandi bagiye batandukanye kabisa. Modern, abadanseri nabo babyina gakondo bagiye batandukanye, abanyabugeni nabo bose tugenda tukugezaho amakuru yabo ndetse n'amateka yabo. Abantu bagiye batandukanye kabisa b'ibyamamare n'abanyamakuru kabisa, nabo tugenda tukugezaho amakuru yabo ndetse tukugezaho n'amateka yabo. N'amateka, hari igihe umuntu aba yarakoze ikintu kabisa, yarakoze, abo bose tugenda tubakugereraho. Abakunzi banyu kabisa bose nabo bakagenda bamenya ngo amakuru yanyameze ute, ibyamamare bikagenda bimenyekana. Hari umuntu ufana umuntu ariko atazi ngo bihagaze bite. Hanyuma uyu munsi turaza kugaruka kuri Roskana kabisa nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, ariko mbere y'uko nkomeza kugenda nkubwira kuri Roskana, kanda subscribe mu gihe utarayikanda, wibuke no gukanda kunzogera kugira ngo update zose tukugezaho zigende zirahita zikugeraho kabisa, utiri ujye gushakisha ngo Birashoboka TV Rwanda ngo iki niki, ahubwo update zijye zihita zikugeraho, amakuru ajye ahita akugeraho 5 kwa 5. Hanyuma kuri Roskana kabisa nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, Roskana yaherutse kwandika ibaruwa cyangwa se ni press release ni nk'itangazo rigenewe abanyamakuru ku rubuga rwe rwa Instagram. Niho yayanditse avuga ko ari gusezera muri 155 AM. Ni rebo yaramazemo igihe kingana cyangwa se kirenga umwaka. Ni rebo kabisa ibarizwamo abantu bakomeye, harimo Element, hakabamo n'uwitwa Bruce Melody nk'umuhanzi w'umunyarwanda ukomeye hano ngaha kabisa mu Rwanda, ndetse hakazamo uwitwa Kenny Soul, ndetse hakazamo n'abandi bagiye batandukanye na Roskana ubwe. 155 AM ni rebo ifatwa nkaho ari ikomeye hano mu Rwanda, ifite amafaranga kabisa kandi ishora nk'uko twagiye tubibona bashora muri Bruce Melody, ndetse n'ibikorwa byayo bikagenda byivugira. Hanyuma Roskana mu kwandika iyi baruwa, nyemerera gatoya nsubira inyuma gatoya kugira ngo yandike njye ukuntu ntekereza ahantu bishobora kuba byaravuye, ndetse mu muziko washize igihe havugwa ibintu byinshi muri 155 AM, ngo hari ibintu by'imyijyane ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye kabisa byinshi, ko harimo uruntu kabisa batari kuvuga kimwe. Hanyuma ibi ngibi ntekereza ko byavuye ku tangazo
1:55 AM yigeze gusohora ivuga ko ibikorwa bya 1:55 AM bikomeje kandi bikomeje no gutezwa imbere. Hanyuma baza kuvuga ko mu ngingo zitandukanye harimo ingingo ivuga ko ibikorwa bya 1:55 AM bikomeje ndetse no gushyigikira abahanzi bigikomeje bakiri batoya, impano z'abahanzi bakomeje kugenda bazishyigikira bazizamura. Noneho baza kuvuga ko umuhanzi mukuru nawe akomeje kugenda bateza imbere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bagiye bavuga ibintu bitandukanye, gusa ibingibi ntekereza ko byaje gutuma muri 1:55 AM hazamo ikintu, ndetse n'abantu barikanze kuvuga ko Bruce Melody akomeje guteza imbere 1:55 AM ndetse ari nawe munyamigabane mukuru, nawe akomeje kugenda atezwa imbere, nawe arebwaho. Nibaje kuvuga ku bandi bavuze kuri Bruce Melody gusa, ibingibi biza gutuma muri 1:55 abantu benshi bikanga bavuga ati se abandi birukanwe cyangwa se byagenze ute, baseshe amasezerano. Ibi byose biza gutuma abantu bibaza ibintu byinshi, baza no kugenda babigarukaho. Gusa nyuma yaho byaje kugaragara ko hariya bitahagaze neza, nyuma yuko abantu benshi bari bazi ko Element agiye gusezera nk'uko byakomeje kugenda bivugwa, bakaza kuvuga kuri Kenny Sol we wamaze no kuba yasezera mbere ya Roskana, ariko gusezera kwabo rero ntago byaciye mu muco, ari nabyo 1:55 AM turaza kugarukaho kubyo yaje kugarukaho nabyo birimo. Roskana nawe azanyuma gusezera. Kenny Sol we wanasezera avuga ko nyuma yaje kwandika amagambo kuri Instagram ye akomeye, arangije nyuma arenzaho akantu ati stronger than before kabisa. Rose uyu nguyu Kenny Sol wumva ko yasezeye na nabi. Hanyuma uwitwa Roskana we yaje kuba yasezera nawe nyuma yaho, gusa yabicishije ku rubuga rwe rwa Instagram, yanditse press release cyangwa se itangazo rigenewe abanyamakuru nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira niko bisobanuye. Ubundi yanditse mu rurimi rw'icyongereza, gusa ndaza kugenda kugenekereza mbigushyiriye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ndabanza mbigusomere mu cyongereza nyuma nze kubigushyirira mu kinyarwanda. Yanditse avuga ngo hejuru handitse ngo press release, yanditse reference resignation from 1:55 AM. I hereby resign from 1:55 AM effective immediately due to the company's failure to uphold the term of the mutual agreement made on December 1, 2023. This has significantly impacted my expectation and the progress as a recording artist. I sincerely appreciate the support provided to me during our time working together. This decision comes as I seek new opportunities that align better with my professional goals and needs as an artist. I wish 1:55 AM continued success in its mission of artist management and development. Yo sincerely Roskana ahita anabisinyira kabisa ibintu yari amaze kwandika, ashyiraho n'umukono we nk'ubyemeje. Hanyuma ngenekereje mu kinyarwanda, iri tangazo cyangwa se iyi press release iravuga ngo nahisemo gusezera muri 1:55 AM nyuma y'uko iyi sosiyete inaniwe kubahiriza amasezerano twasinyanye ku tariki ya mbere Ukuboza 2023. Ngarutse hano ngaha nsubiye inyuma ku masezerano bagiranye, ubundi Roskana byavugaga ko amwe mu masezerano yagiranye na 1:55 AM harimo kuba yakorerwa indirimbo 5 mu mwaka, ndetse akaza gukorerwa indirimbo imwe ikaba ihagaze video yayo ikaba ihagaze ibihumbi 5 by'amadolari. Hanyuma indirimbo zifite amashusho 3 zo yikoreye ku giti cye, ndetse n'indirimbo imwe akoranye n'umuhanzi hanze international collaboration nk'uko bakunda kubivuga. Ayo ibiro ni bimwe mu byayi bikubiye mu masezerano Roskana ngo yagiranye na
1:55 AM. Gusa ntabwo ariko byaje kubahirizwa kuko twagiye dukomeza kugenda tubibona ko Roskana indirimbo yakoze ni nkeya kandi agiye gusaga imyaka igera muri 2 arimo hariya muri 1:55 AM, mu gihe uwitwa Bruce Melody we yasubaga asohoye nk'inshuro 5, Roskana we ni nk'inshuro imwe mu mwaka hari niko byabaga bihagaze, nako niko bihagaze twagiye tubibona kenshi. Hanyuma Element ubundi bivugwa ko ari we wazanye Roskana mo hariya muri 1:55 AM, cyane ko Roskana nago iratariki aribwo yaraje muri iratariki ya mbere iyo basinyanyeho aribwo yaraje muri 1:55 AM, ahubwo yajemo baza ahubwo iratariki akaba ariyo bamusinyishijeho amasezerano aribwo bayasinye. Bivuga ko Element yazanye Roskana nk'umuntu wifitiye Imana mukorera indirimbo isanzwe. Roskana waruzwi ku mazina ya Rubangura, niyo mazina yarazwiho kabisa icyo gihe, ntabwo yari yakamenyekane. Nuko 1:55 irareba ivuga ko umwana afite Imana, ibona ko Roskana afite impano kabisa, na Element we abigizemo uruhare avuga ati uyu mwana afite impano mwamusinyisha amasezerano, cyane ko nara muri 1:55 niko bijya bigenda, niko bigenda iyo bagiye kuzana umuhanzi mugenzi we, nuko aba yaramubonyemo impano akaza muzana akabwira ba boss ati hano hari umwana ufite impano, hari ukuntu twamuzamura nawe akaba yazamuka kabisa, tukamumanaginga akaba uwacu, noneho akaba yakora ibitangaza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Hano harimo abantu bafite impano kandi bakomeye cyane. Bivugwa ko na Kenny Soul buriya nawe ngo yaje azanwe n'uwitwa Bruce Melody nyuma yuko yabonye ko uyu Kenny Soul afite impano, noneho akabwira ba boss ko afite impano, noneho bagomba kumusinyisha, bakagombye kumusinyisha nawe ngo yinjire muri lebo yabo. Nuko nguko bakomeje kugenda bakorana kabisa. Nubwo buryo Element, Kenny Soul ndetse na Roskana na Bruce Melody bisanze bose muri 1:55 AM, bigizwemo n'abahanzi nanone bagenzi babo nka Element ndetse na Bruce Melody kabisa, nibo babigizemo uruhare kugira Kenny Soul ndetse n'uwitwa Roskana bisange muri iyi lebo. Hanyuma uwitwa Roskana yakomeje agira ati ndashimira ubufasha bamaye mu gihe twakoranaga, ndetse uyu mwanzuro ngufashe cyangwa se uje mu buryo bwo kugira ngo cyakisha andi mahirwe nk'umuhanzi w'umunyamwuga. Ubundi muri 1:55 hagiye havugwa ibintu byinshi cyangwa se amakuru atari kuvugwa ko atari kuvuga neza na Reboye, bitewe nuko indirimbo yitwa Mami, amashusho yayo y'indirimbo ya Mami ni indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya, yakorewe Tanzania ndetse na Kenya. Ni video nziza kabisa ku barebye iyi video cyangwa se amashusho ya Mami, ni indirimbo imeze neza. Wibuke ko n'uwitwa The Ben nawe yakoze appreciate, avuga ko iyi ndirimbo ko ari imwe mu ndirimbo ya mbere zifite amashusho meza muri 2024 ubwo yabivugaga, na nyuma yaho iyi ndirimbo yaje kuba yahabwa n'igihembo cy'indirimbo ifite amashusho meza kurusha izindi ndirimbo. Ni mu gihe iyi ndirimbo ubundi ukuntu ngo byagenze nuko Roskana we yifuzaga ko indirimbo iza gukorerwa amashusho atari ko 1:55 AM yo yabyifuzaga. Roskana yafashemo icyemezo cyo kugira ngo indirimbo ikorerwe amashusho, ariko amashusho akaba ahenze ku rwego 1:55 yavugaga ko ari urwego bihenzemo indirimbo ihenze cyane, ahubwo ari ukuntu babigenza noneho indirimbo amafaranga yayo akagabanyuka. Noneho bitewe na details y'indirimbo cyangwa se standard y'indirimbo nyiri kuyikora, uwitwa Roskana yashakaga yumvaga ko ibyo bari kumubwira muri 1:55 AM bitajyana nuko we yifuza ko indirimbo ye iba imeze cyangwa se ibihagaze. Noneho Roskana aza gufata amafaranga ye akayaho k'amafaranga ye, aravuga ngo video ngewe ndaza kuyikoresha, noneho musigare mu mwenda muzanyishyure. Bakaba baramwishyuye amafaranga makeya kuri iriya indirimbo nziza kabisa nakomeje kugenda mbigarukaho. Ni indirimbo isa neza kabisa twemeye turi benshi kandi dukunda. Roskana ni n'umuhanzi ukomeye
aravuga ati ngewe reka nshyireho amafaranga yanjye video noneho ize kuba yakorwa andi muzaba muyama cyangwa se muzaba mumpa amafaranga yayo. Ibingibi ngo baje kumuha amafaranga makeya ayandi baza kuyamuha. Ibyo byose ngo ni byakomeje gutuma hariya batavuga rumwe. Hanyuma 1:55 AM ni mu gihe uwitwa Element na Kenny Solo nawe bategerejwe ko amasezerano yabo arangira. Element na Kenny Solo, ariko Kenny Solo we yasaga nk'uwagiye kare, yasaga nk'uwasezeye kare kuko yigeze kwandika ku mbuga ze avuga ko avuga amagambo menshi, yandika ibintu byinshi asa nk'usezera. Noneho arenzaho ijambo rikomeye cyane, ijambo rihambaye rivuga ngo ewana, yaravuze ngo stronger than before. Aka kana akunda kukavuga kuko abarasira abantu. Afite n'indirimbo yitwa stronger than before, kuba yizi muzajye kumva amagambo yanditsemo, harimo ayo yagiye akoresha hariya. Hanyuma Bruce Melody we muri 1:55 AM asohorerwa indirimbo kenshi. Mu gihe uzasanga Roskana cyangwa se Kenny Solo basohorerwa indirimbo gake, uzasanga nka Roskana asohorerwa indirimbo nk'imwe mu mwaka, mu gihe witwa Bruce Melody we asohorerwa nka gatanu, rimwe na rimwe kanarenga kabisa. Ni mu gihe Bruce Melody nanone ari gukora indirimbo hamwe na Diamond, ni mu gihe bari gukora iyo ndirimbo kabisa, ndetse afite n'izindi projet nkuko bakomeje kugenda babivuga. Uwitwa Kenny wo muri cyangwa wo muri 1:55 AM cyangwa se umuyobozi wa 1:55 AM yavuze ko umuhanzi Bruce Melody afite projet zigiye zitandukanye nyinshi, harimo niyo kuba yakorana n'abanyanigeria, collaboration n'abanyanigeria nyinshi kabisa. Indirimbo umva ko nubundi uhanzwe amaso ni witwa Bruce Melody kurusha abangaba bandi nyine. Ibyo ngibyo barabibonaga bakavuga ko nubundi bahejwe. Ni mu gihe Roskana yakorewe indirimbo 3 ze, harimo izo yakorewe, harimo Iramami ni indirimbo zo ku giti cye afite ari wenyine, ndetse akaza kubamo Fudetwa nkuko nabikubwiye, written by Roskana niko byanditse, ariko ikaza gushirwa kuri Element. Kenny Solo we biragoranye ko wabona yasohorewe indirimbo nyinshi na nubundi, ariko nubundi 1:55 yaje kubakira inzina Roskana kuko yitwaga Rubangura, abantu bataramuzi cyane. Gusa aho yagiriye muri 1:55 AM naho byari bimeze neza kabisa, nuko haje kuzamo ako kabazo kuvuga ngo akorerwa indirimbo gake, ndetse akaba n'indirimbo yakoze yitwa Mami, video standard yashakaga batarayimuhaye, bakaza gushiramo ibiceri. Ibyo byose nibyo Roskana yagendaga areba avuga ko ibingibi atari sawa kabisa. Ni mu gihe Roskana afite nawe studio yiwe, sinzi niba ari we yaba yagiye gukoreramo akikorera ku giti cye, cyangwa se niba yajya gushaka indirimbo, sinzirebo nubundi yakoreramo. Gusa hari n'abavugaga ko The Ben ari we umukuye muri Noza, gusa siko biri, ahubwo buri muntu aba afite impamvu The Ben ari we umukuye muri label ya 1:55 AM bitewe nuko yagiye amwapreciatinga mu bintu bigiye bitandukanye. Gusa bikaza kuvuga ko The Ben ari we umukuyemo. Ntago rero ngiye bari kumbitekereza, ahubwo buri muntu aba afite uko abitekereza. Uwitwa Kenny ubundi ni umwe mu bayobozi cyangwa se ni umuyobozi wa 1:55 AM. we yaje kuba nawe yandika nyuma yuko iyi baruwa ya press release Roskana yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Uwitwa Kenny nawe yaje kuhita ashyira ku rubuga rwa 1:55 AM avuga ko Roskana agomba kuza agasezera neza, kuri yasezeye iriya baruwa nta kintu kiyirimo, cyangwa se iriya tangazo nta kintu kikirimo, kuko yasezeye amasezerano n'ubundi ataraseswa. Agomba ngo kuza bikajya mu butabera, noneho mu butabera n'iki mu butabera, noneho agasesa amasezerano bigaragara, apana gusezera kuriya. Hanyuma Kenny nanone igihe yabazwaga ikibazo ngo
umuhanzi Bruce Melody we bihagaze bite? Yavuze ko n'ubundi Bruce Melody afite projet nyinshi nk'uko nakomeje kugenda bikubwira na akagarutseho ari gukora indirimbo na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo tuyitegeho iki n'indirimbo imeze ute? Hanyuma akaba afite n'izindi projet n'abanya-Nigeria collaboration nyinshi kabisa. Hanyuma tubyitegeye iki? Ese Bruce Melody araje atwereke ibindi bitangaza? Ese iyi ndirimbo byibuze iraza kuba ari indirimbo ikomeye cyane, iraza guhita iruta yitwa Why witwa The Ben yakoranye na Diamond Platnumz? Ese iraza kubiyiruta cyangwa se iraza kuba iri hasi ya Why? Reka tuze kubyitega cyangwa se tubihanga amaso tuze kumenya ngo iyi ndirimbo izaba imeze ute, cyane ko iyi ndirimbo yatangiye kuvugwa hashize hari gushira igihe iyi ndirimbo ivugwa ko iyi ndirimbo iri gukorwa. Iyi ndirimbo ni ikikwereka ko izaba ikomeye kabisa. Hanyuma tuyitege amaso cyangwa se tuyitegereze turebe uko izaba imeze. Witwa Roskana nuko nguko byagenze. Ubu ngubu dutegereje kumva ngo byibuze yasuye muri 1:55 AM cyangwa se nagarasubiramo, cyane ko na Kenny nawe uyu muyobozi wa 1:55 AM yabajijwe ngo nabahe bahanzi babara ko bafite muri 1:55 AM ko bagifite. Kenny yavuze ko bose bakirimo, harimo uwitwa Roskana, hakazamo uwitwa Bruce Melody, hakazamo n'uwitwa Element nka producer, yego hakazamo abo ngabo Kenny Solo, Bruce Melody ndetse na Roskana, yego na Element ndetse na producer undi umwe uba muri 1:55 AM. Abo ngabo akaba ari bo babara ko bafite muri 1:55 AM. Ikindi nanone yaje kugarukaho, yavuze ko mu gihe abangabo batarasesa amasezerano aricyo gituma ko abara ko bakiri muri 1:55 AM. Mu gihe batarasesa amasezerano byemewe n'amategeko, nago bakiri muri 55 abara ko bakiri muri 55 AM nako. Ibingibi rero nibyo twagarukagaho hano kuri Birashoboka TV Rwanda, tugaruka kuri Roskana wasabwe ko yajya gusezera byemewe n'amategeko ndetse bagasesa amasezerano, nibwo bizabarwa ko yasezeye byanyabyo. Hanyuma ni mu gihe Element nawe bivugwa ko ategereje ngo amasezerano arangire muri 1:55 AM nuko ahite ajya gukora ibintu bye. Ndaza kubashakira uburyo mbakorera inkuru kuri Element nawe ukuntu bihagaze, nkubwira ukuntu bihagaze, ati se we bihagaze bite, nibyo ndaza kugenda mbashakira. Icyo nkubwira ngukanda subscribe kuri Birashoboka TV Rwanda, ndetse ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo amakuru ajye ahita kugeraho, update zose, like, share ndetse na comment. Ni wabura icyo uvuga kabisa ku makuru y'ibyamamare, cyane cyane nko kuri iyi rebo ya 1:55 AM ndetse n'ibivugwamo. Hari ibyo wagiye wumva, hari ukuntu wowe ubyumva, ubundi dusangire kabisa amakuru. Nkubwire ngo njye ndi Eros, ciao twongere kubonana no mu yandi makuru aza gukurikira aya ngaya.